Abanyamulenge bafashije Kagame n'inkotanyi ze mu ntambara za Kongo. Ni ukuvuga ko bagize uruhare mu mahano n'amarorerwa abakongomani bahuye nayo, kandi bakomeje kwiyereka nk'abanyarwanda kuruta uko ari abakongomani. Ibyo byose byakuriye urwango n'uburakari mu bakongomani. Amakosa abanyamulenge bakoze ni uko bemeye kugwa mu mutego wa FPR nk'uwo abatutsi bo mu Rwanda baguyemo. FPR yakoresheje umutego kirimbuzi ikora ku murya w'ubwoko, maze bituma abatutsi bo mu Rwanda bitandukanya n'abahutu. Icyari intambara ya demokarasi mu kanya gato gihinduka jenoside. Cyakora umutego warakoze, kuko FPR yashakaga ubutegetsi kandi yarabubonye. N'abatutsi b'abanyamulenge nuko. FPR yabinjijemo urubori rw'ubwoko n'ubwibone, maze bibateranya n'andi moko yo muri Kongo. Ahaho irashaka ubutegetsi n'amabuye ya Kongo. None ko Kagame na FPR bagenda bahura n'ibihato bikomeye kugera kuri iyo ntego, andi moko arishyuza abanyamulenge ibyo batariye, gusa kubera ubwo bufatanyacyaha n'umwanzi kabombo. Kugira ngo bagire amahoro, abanyamulenge bagombye kwigobotora ziriya ntiti zibavukamo, ariko zifite ingengabitekerezo nk'iya FPR. Bagomba kwigobotora bariya abanyapolitike bababwira ko babakorera, ariko ahubwo bakorera FPR ya Kagame. Abanyamulenge bagombye kwitandukanya n'abanyarwanda ba FPR n'ingengabitekerezo zabo, bagasaba imbabazi abakongomani, maze bagasanga ariya moko baturanye y'ababembe n'abafurero, bagasabana bose imbabazi kubera ko bose bahemukiranye. Ndakeka ko byazana amahoro muri kariya karere. Mwirirwe kandi muramuke. Ndabyibuka twari duteraniye ahantu bita Idetimorde mu Budage imyaka 25 irashize. Twari abahutu, abatutsi n'abazungu b'i Burayi ariko babaye mu Rwanda. Twarimo abihaye Imana, abapadiri, abapastori n'abarayiki. Twamaze icyumweru dusenga dusabana, ariko ku munsi wa nyuma habaye ikintu gisa n'igitangaza. Abatutsi baturutse mu Rwanda, bamwe bari n'inshuti zacu twari dutuye tuziranye, batubwiye inzira y'umusaraba banyuzemo muri jenoside. Babivuga ariko nta nzika nta rwango wumvaga mu mitima yabo. Batubwiye ubugome bw'abakorewe hamwe n'ababo. Abahutu baraho amarira atemba mu maso, bamwe bararira, abandi barapfukama bavuga bati, abatutsi muri hano rwose tubasabye imbabazi kubera ubugome bw'indengakamere abacu babakoreye. Abatutsi baraho bibagera ku mutima, maze bamwe barahaguruka baza guhoza no guhobera abo bahutu, bababwira bati, uwo mubabaro wanyu no kudusaba imbabazi bitugeze ku mutima. Bati rwose imitima yacu turumva iruhutse. Bati byongeye kandi abatutsi natwe twagombye gusaba imbabazi abahutu. Bati turasaba imbabazi kubera amabi n'amarorerwa abacu babakoreye mu mateka y'igihugu cyacu. Abazungu baraho baratangara, bati ni ubwa mbere twumvise amagambo nk'aya ngaya mu banyarwanda. Bati nyamara natwe turasaba imbabazi kubera ko amahano aba mu Rwanda ku ruhande rumwe turi nyirabayazana. Bati rwose turasaba imbabazi kubera ko ibihugu byacu byatereranye abanyarwanda mu bihe bikomeye by'amateka yabo. Ibyo birangiye turicara turaceceka. Hashize akanya hari umuntu uhagurutse aravuga ati, ibingibi bibaye hano ni igitangaza Imana idukoreye. Ati rwose twagombye kubishyira mu nyandiko tugashishikariza abanyarwanda bene wacu kunamira akababaro ka buri wese, guhagarara mu cyuho no gusaba imbabazi. Iyo nyandiko twayise Confession de Detimorde. Detimorde naho ngaho twari duteraniye. Mufite kuyisanga mu ndimi nyinshi ku rubuga rwayo confessiondedetimorde.com.
Mu bantu basinye iriya konfesiyo y'Idetimorode bamwe baratabarutse, mpora mbasabira ngo Imana ibahe iruhuko mu bayo. Igisohoka mu mpera z'umwaka w'1996 yakiriwe ku buryo butandukanye mu Bahutu, mu Batutsi no mu banyamahanga. Ubwo bamwe bayishimaga bati niyo nzira nyakuri u Rwanda rwagombye kunyura, abandi barayirwanyaga, harimo abapadiri n'abasenyeri bamwe. Hari n'abambwiye ngo kuri radiyo Rwanda icyo gihe batangaje konfesiyo y'Abahutu, iy'Abatutsi barayihorera. Rwose ndemera ko iriya konfesiyo y'Idetimorode ifite kubera abanyarwanda inganzo y'ubwiyunge, bakava mu kangaratete ko guhora bitana ba mwana imbere y'amahano yabaye mu Rwanda. Wigira ubwoba bwo gutega amatwi akababaro kundi maze ureke kakugere ku mutima. Nawe kandi wigira ubwoba bwo kuvuga akababaro kawe nta rwango, nta nzika. Wigira ubwoba bwo gusaba imbabazi abo wakomerekeje. Niba kandi abo bakomerekeje baritabye Imana kandi ukaba ubana n'abantu bagifite ibikomere ku mutima, wigira ubwoba bwo guhagarara mu cyuho no gusaba imbabazi. Wowe undeba kuri iyi video muri aka kanya, ndakwinginze ngo wohereze iyi video ku banyarwanda bose uzi. Ntukike ko ari amafaranga za views nshaka, dore ko amafaranga yaca ibintu muri iki gihe. Ahubwo ndashaka ko abanyarwanda twese twashyira imitwe hamwe, tugashaka uko twahurira mu gacaca, maze iriya konfesiyo ikatubera inganzo twavomamo ibikoresho byo kubaka u Rwanda nyarwo no kwiyubaka ubwacu. Kubera ko uyu mwaka iriya konfesiyo izagira yubile y'imyaka 25, nzajya nza buri munsi duhurire kuri iyi channel bita Confession d'Idetimorode kugira ngo duhanurane.